ndashimira umushumba mukuru w'itorero Hope in Jesus Church, Bishop Innocent, inshuti yanjye kandi umukozi w'Imana dukunda cyane. Ndamushimira aya mahirwe duhaye yo kugabura ijambo ry'Imana. Imana imuhe umugisha. Reka dusenge dutangire ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye, uyu ni umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Ndagushimiye Mwami yuko umpaye amahirwe yo kugabura ijambo ryawe. Unsige amavuta yo kwigisha n'abankurikiranye, ubasige amavuta yo kwakira ubutumwa bwiza. Uvugane natwe Mwami mu ijambo ryawe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Uyu munsi ndashaka gusangira namwe ijambo ry'Imana, teme ivuga ngo ihame ryo guterana kwera. Ihame ryo guterana kwera. Ndasoma icyanditswe kiri mu Baheburayo 10:25 kivuga ngo twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Ndasubiramo rimwe, ni Abaheburayo 10:25. Twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya bagira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Amen. Ndashaka kugira ngo mbatere inkunga muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, nongere mbibutse kandi ihame ryo guterana kwera nk'abana b'Imana, nk'abantu bavutse ubwa kabiri, nk'abakristo bafite urugendo rujya mu ijuru. Ni ngombwa yuko tugomba kugumana ihame ryo guteranira hamwe nk'abera, nk'abakristo, nk'abantu bavutse ubwa kabiri. Turi mu bihe bya coronavirus. Ikoranabuhanga ni ryiza cyane, ryaradufashije muri ibi bihe. Byibuze insengero zifite ubushobozi zashatse ibikoresho, cyangwa se hari abari babisanganywe, bagerageza kwigisha online. Hari abantu bagiye rwose bafashwa biciye muri ubwo buryo. Ariko noneho dufite umugisha ukomeye cyane nk'abantu bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abandi mu bihugu bitandukanye dukurikirana amakuru ku isi yose. Abantu barimo barasubira mu nsengero guterana, abantu barimo barasubira mu materaniro y'abera nk'uko byari bisanzwe. Ariko noneho ndashaka kugira ngo abantu ntibafatwe n'umwuka w'ubunebwe, abantu ntibafatwe n'umwuka w'ubunebwe wo kwiyicarira mu rugo ngo nzajya nkurikirana amateraniro n'ubundi online, ngo insengero hirya no hino zirimo ziraterana online, ikoranabuhanga ryarabyoroheje. Ariko nshuti, ibyo ni ibintu ugomba gukora ari amaburakindi. Niba uri ku gitanda urwaye, ntabwo wabura gukurikirana online ubutumwa bwiza, amateraniro. Niba uri mu kindi gihugu, yenda itorero ryawe ritari muri icyo gihugu, cyangwa se ukorera ahantu kure utabasha kugera ku rusengero rwawe, aho ngaho wabikora. Ariko niba uri ahantu bishoboka yuko waterana n'abera, wakegera bene so, mukongera mugakora fellowship, mugateranira hamwe nk'iteraniro ry'abera, ibyo ni ibintu byiza cyane. Uyu mwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo yaravuze ngo ntimukirengagize guteranira hamwe kuko hari abandi bajya babigenza batyo. Ndagira ngo mbakangurire kugaruka mu nzu y'Imana, ndagira ngo mbakangurire kugaruka mu materaniro y'abera, mwe kwicara mu ngo zanyu. Abantu muri bino bihe barimo baravuga ngo okay,
ngo ariko n'ubundi ngo kujya mu rusengero ngo si ngombwa, ngo kuko n'ubundi nkurikirana ijambo ry'Imana aho ndi hose. Ndagira ngo mbabwire inshuti, iyo uje mu rusengero ukongera ukabona bene so musengana, ukongera ukabona baririmbyi baririmba live, ukongera ukabona bene so ukumva ijambo ry'Imana live, ukongera ugasabana na bene so. Buriya hari abantu bamwe njye nakuriye mu bice by'abantu b'aborozi, iyo intare yashakaga kwica inka yarazitatanyaga zigatatana, noneho ikagenda itsinda imwe hirya hariya indi ikayitsinda ahandi. Iyo Satani ashaka kwica abana b'Imana, iyo Kristo ashaka kwica umwana w'Imana, amukura mu bandi akamubuza guterana n'abandi, kuko hari imbaraga mu guterana n'abandi hamwe. Niyo mpamvu buriya iyo inka zihamye hamwe, intare buri uko izica imaze kuzitatanya. Na Satani yica abana b'Imana iyo amaze kubatatanya. Uko mwajyaga musengana mbere ya korona, yangiza akabatatanya mugakwira imishwaro. Ndagira ngo mbahamagarire kugaruka mu nzu y'Imana, mbahamagarire gutenera hamwe n'abera. Iyo urukuye mu zindi, urukwi iyo urukuye mu zindi rurazima, iyo urukwi rugumye mu zindi rurakomeza rukaka. Iyo umukristo agumye mu bandi hagati, akaguma mu materaniro y'abera, agumana ububyutse. Ariko iyo yicomokoye ku bandi akitandukanya nabo, niyo mpamvu ahinduka umukonjera, Satani kamutsinda iyo ngiyo. Ongera kandi ugaruka mu nzu y'Imana. Haleluya. Ndababwira ibintu nka 2 cyangwa 3. Ikintu cya mbere, ugomba kugira ahantu uteranira iwanyu. Ugomba kugira urusengero rwawe usengeramo. Ugomba kugira ahantu ubarizwa. Dufite ikibazo cy'abakristo b'inzererezi batagira ahantu babarizwa. Bene uwo nguyu yagiye kurongora abatesha umutwe, ntafite umushumba umusezeranya, ntafite umushumba umuhesha umugisha wa gitambyi. Mu gihe agiye gukora ubukwe, akagenda yabira ababonye bose, akagenda yinginga abahisi n'abagenzi. Iyo ni sinye y'abantu b'inzererezi batagira ahantu basengera. Ugomba kugira urusengero usengeramo. Wabyara umwana ukamuzana bakamusengera, wapfa bakakugira ku kiriyo bakagushyingura, warongorwa bakagushyigikira, ukagira ahantu ubarizwa iwanyu mu rusengero. Reka mbasomere icyanditswe kiri muri Zaburi 122 umurongo wa mbere. Zaburi 122 umurongo waho wa mbere. Narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Narishimye ubwo bambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Haleluya. Narishimye ubwo urusengero rwacu barukinguraga. Narishimye mbonye posta itubwira yuko natwe twemerewe guterana. Narishimye ubwo hacagaho itangazo yuko ku cyumweru tuzasenga. Narishimye, uyu ni Dawidi wavugaga aya magambo, aravuga ngo narishimye ubwo bambwiraga ngo nitujye mu nzu y'Uwiteka. Ishimire kujya mu materaniro, ishimire kujya mu nzu y'Imana, ishimire guterana n'abandi hamwe. Bino bihe ntibigukurizemo ibihe by'ubunebwe ngo uzajya wicara mu rugo uteranire iyo ngiyo mu gitanda cyawe. Oya, haguruka. Hari icyanditswe kiri mu gitabo cya Matayo 11 umurongo wa 12, kiravuga ngo uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza uyu munsi ngo ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa, ngo kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Nta munebwe uzinjira mu ijuru. Ijuru bararikorera, ijuru barariharanira, ijuru bararihagurukira. Niyo mpamvu ibintu byose bigukura mu gitanda, ariko ibintu byo guterana kwera nibyo wumva wakorera mu rugo iwawe. Akazi karaguhagurutsa, ubukwe buraguhagurutsa, ibintu byose biraguhagurutsa, ariko ibintu by'Imana nibyo bintu wumva wajenjeka. Ugomba kugira urusengero rero, ugomba kugira ahantu barizwa, ugomba kugira papa wo mu mwuka.
ugomba kugira ababyeyi bo mu mwuka. Haleluya. Reka mbasomere iki cyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere 4:15. Abakorinto ba mbere 4:15. Ugomba kugira umubyeyi wo mu mwuka wawe ugushumbye, ugukurikirana, ukumenya ubuzima bwawe bwo mu mwuka uko buhagaze. Abakorinto ba mbere 4:15. Kuko nubwo mufite muri Kristo ababayobora inzovu, ntimufite baso benshi, ninjye wababyaje ubutumwa bwiza muri Kristo Yesu. Aravuga ati mugomba kumenya ko ari njye mubyeyi wanyu wo mu mwuka. Ugomba kugira umubyeyi wo mu mwuka. Dufite abantu dukurikirana ku mbuga nkoranyambaga batagira ingano. Abari muri Amerika baratwigisha, abari muri Afurika baratwigisha, abari muri Aziya. Ni byiza kubukunda Bishop Didace, twese turamukunda cyane. Ni byiza kubukunda abakozi b'Imana batandukanye ku isi. Ariko kandi ugomba kugira ahantu barizwa, ugomba kugira umubyeyi wo mu mwuka. Didace ntabwo azabwiriza ku kiriyo cya papa we yapfuye, hari umuntu ugomba kuhaba. Didace ntabwo azagusezeranya warongo, hari umuntu uzagusezeranya. Gira ahantu barizwa, reka umwuka w'ubuzererezi, shira ibirenge hamwe, ugira inzu y'Imana ubarizwamo. Buriya umuntu ufite uruzerero aba ariho umwuka wa Satani. Bibiliya iravuga muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 6 n'uwa 7 ngo abana b'Imana baje gushengerera Uwiteka, ngo na Satani abazamo hagati. Ngo Imana imubonye mu bana bayo iravuga ngo Satani uvuye he? Satani ngo mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Rero umuntu uzerera mu isi atagira urusengero abarizwamo aba ariho umwuka wa Satani. Ni byiza kugikanyarira ugasenga, ni byiza kujya kizabona ugasenga, ni byiza kujya ya misozi yose mwirirwa mwirukankaho, ariko ugomba kugira urusengero rwawe. Ntabwo nanga abantu basenga mu butayu, niba ariho ufashirizwa nta kibazo. Ariko kandi va mu butayu ugira iwanyu. Itorero ni famiye, itorero ni umuryango. Yesu bigeze kumusanga yigisha imbere y'abantu, baramubwira ngo hanze hari mama wawe n'abashiki n'abavandimwe bawe baragutegereje, baragushaka. Yesu arangije yumva protokoli byo mubwiye, aramubwira ngo bashiki banjye ni bande, abo tuvukana ni bande. Ngo arambura ikiganza cyereka kubigishwa, aravuga ngo dere mama n'abashiki banjye n'aba ngaba, ngo bumve ijambo ry'Imana bakarikomeza. Itorero ni famiye, itorero ni umuryango. Niyo mpamvu ugomba kugira famiye ubarizwamo mu buryo bwo mu mwuka, ugomba kugira urusengero. Yes, ikindi kintu cya kabiri nabakangurira nabibutsa, gumana inzara n'inyota byo guterana. Gumana inzara n'inyota byo guterana kwera. Reka mbasomere icyanditswe kiri mu Byakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo waho wa 42. Ibyakozwe n'Intumwa 2 umurongo waho wa 42. Bibiliya yavuze ngo bahoraga bashishikariye iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Subiremo rimwe. Bahoraga bashishikariye ibyo intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo no kumanyagura umutsima no gusenga. Iri ni itorero rya mbere ry'intumwa mu kinyejana cya mbere. Ngo bahoraga bashishikariye kumva ibintu intumwa ziri bwigishe, bakavuga ngo uyu mugoroba ni Petero uri bubwirize, amasaha yadutindiye, turagerayo ryari tukumva Yohana abwiriza. Ngo bahoraga bashishikariye, they had a spiritual hunger, babaga bafite inzara yo mu mwuka yo kumva ijambo ry'Imana, yo kumva umushumba abwiriza. Haleluya. Ugomba kugumana iyo nzara, ugomba kugumana iyo nyota
yo gukumbura amateraniro, yo gukumbura kuba hamwe n'abandi. Hari amagambo Yesu yavuze muri Matayo 5:6 ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ngo kuko ari bo bazahazwa. Iyo ntago ari inzara y'ibirayi, iyo ntago ari inzara y'ibijumba, iyo ni inzara yo gukiranukira Imana. Ni inzara. Ndashaka rero mbasabe ntimukajye mutakaza iyo nzara, ubwo bushake bwo kuba mu nzu y'Imana. Ngo bahoraga bashishikariye kumva ibintu intumwa ziri bwigishe. Nkunda abantu uyu munsi muri korona hagati yaraguhamagara akakubwira ngo pastor ndumva ameze nabi, nkumbuye kuba mu nzu y'Imana, nkumbuye kuko umuntu ubwiriza hariya ku ruhimbi, nkumbuye kubona abaririmbyi baramya bahimbaza. Iyo nzara ntuzayitakaze mu izina rya Yesu. Imana izagucira inzira urusengero rwawe barukingure vuba. Aba bakinguriye mufatireho. Iyo nzara yanyu mwongere muyishire mu nzu y'Imana. Haleluya. Icyanyuma nasorezaho, mugomba gufata kandi mukakimenya, ujye ugumana ubwitonzi mu bihe by'amateraniro. Hari icyanditswe nasomye kirantangaza, reka nkibahereze. Kiri mu mubwiriza, umubwiriza ibice 4:17. Kubaha inzu y'Imana, guha agaciro inzu y'Imana. Reka nsome iki cyanditswe kiri mu mubwiriza 4:17 ngo nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa, kuko batazi ko bakora nabi. Gumana ubwitonzi igihe uri mu materaniro y'abera. Umurongo uravuze ngo nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe, niwegera ukumva biruta gutamba ibitambo by'abapfapfa, kuko batazi ibyo bakora ko barimo gukora nabi. Buriya hari abantu batajya baha agaciro inzu y'Imana. Hari abantu niba umushumba ari imbere arimo agabura ijambo ry'Imana, bari mu biganiro, bari mu biparu, barimo barahana amakuru, bari kuri chati, barimo mbese ugasanga ntago ahaye agaciro n'uburemere inzu y'Imana. Niyo mpamvu Paulo yageze kubwira abakorinto n'ababwira ngo mugomba kumenya yuko mu nzu y'Imana hari amahame, hari ordre, hari ibigomba gukorerwa mu nzu y'Imana. Ntago bivuze ngo we guhimbaza Imana, ntago bivuze ngo we kwishima, ariko nanone kwishima no kuderanja ni ibintu bibiri. Kwishima n'ubukubaganye mu nzu y'Imana ni ibintu bibiri. Kutashyira umutima hamwe iri mu materaniro y'abera ni ibintu bibiri. Ugomba kumenya yuko inzu y'Imana igomba guhabwa agaciro, inzu y'Imana igomba kubahwa, inzu y'Imana igomba abantu ntibasakuza mu nama y'ubukwe, abantu ntibasakuza ku murongo wa banki, abantu basakuriza mu nzu y'Imana. Mugomba kwiga guha agaciro inzu y'Imana. Bibiliya yavuze ngo nujya mu nzu y'Imana ujye urinda ikirenge cyawe. Gira discipline mu nzu y'Imana, garagaza uburere igihe uri mu nzu y'Imana. Reka vana ibikuteri mu matwi. Kuteri ni nziza ariko hari aho wazishiriramo. Gira ibintu hagaciro inzu y'Imana, ubaha urusengero rwera. Haleluya. Ndagira ngo mbakangurire kongera guterana n'abera. Mureke umwuka w'ubunebwe, muhaguruke musanga abandi muterane. Abo byakunze, abo bitarakunda namwe mwihangane, Imana izaca inzira. Reka dusenge. Ni byiza muri bino bihe. Hari icyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere 3:16 kiravuga ngo mbese ntimuzi yuko muri insengero z'Imana ngo ndetse n'umwuka wera ukaburi muri mwebwe? Yego, wowe uri urusengero rw'Imana, ariko navuga icyo bita fellowship, guterana n'abera. Ugomba kugiha uburemere. Imana ibahereza umugisha. Reka dusenge. Mana yacu, ise umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe.
njyewe ndarekeye, ariko we Mwuka Wera ukomeze uvugana n'abantu bawe, abari hafi n'abari kure. Wongera gukangurira imitima y'abera kongera guterana, kandi wongera gukangurira imitima y'abera kongera kwegerana. Bibiliya tubwiye mu Baheburayo 10:25 ngo ntitukirengagize guteranira hamwe nk'uko hari ababigenza batyo, ngo ahubwo uko tubonye uwo munsi wegera tujye tubigenza gutyo, tujye duterana. Ndasengera Mwami abantu bari bafite intege nke n'ubunebwe, bari bumvaga ibintu byo guterana bimaze kubakamukamo, wongere ukangura imitima yabo. Icyubahiro kibi cyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibahe umugisha.